Mwiriwe neza nongeye kubakira mu kiganiro cy'umugoroba tumaze kumenyerana dusanga ijambo ry'Imana. Nitwa Adrien Bizimana, munyemerere dutangire dusenga. Turagushimiye Uwiteka Imana yacu, tugushimiye neza no kudukunda. Wabanye natwe, wagendanye natwe, twarakubonye, watugiriye neza, nuhabwe icyubahiro. Tukweretse uyu mwaka tugiye kuganira ijambo ryawe, umwuka wawe wera kugira ngo twibwire ibyo ushaka kandi tugire ishyaka ry'ibyiza mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Nishimiye kongera gusangira namwe ijambo ry'Imana. Kuri uyu munsi turasangira ijambo riri mu rwandiko Pawulo yandikiye itorero ry'i Roma, umutwe cyangwa se igice cya 8 dore ku murongo waho wa mbere. Umutwe waho uravuga ngo imibereho mishya y'abari muri Kristo Yesu. Dusobe mu izina rya Yesu, turasoma umurongo umwe. Handitse ngo nuko rero noneho abari muri Kristo Yesu nta teka bazacirwaho. Amen. Ongere dusome uwo murongo, uravuga ngo nuko rero noneho abari muri Kristo Yesu nta teka bazacirwaho. Amen. Imana yacu nishimye. Uyu murongo nifuje ko tuganiraho muri no meditation y'uyu mugoroba, wo kongera gutekereza privilege cyangwa se isumbwe abakiriye Kristo Yesu bafite muri Kristo Yesu. Haleluya. Cyangwa se umuntu avuga ngo umugisha abamwizeye bafite. Imana yacu tugirire neza. Uyu munsi ndashaka ko tuganira ku mibereho mishya y'abari muri Kristo Yesu. Uyu Pawulo muramuzi, yagize igihe atoteza itorero ry'Imana ndetse yagira n'uruhare mu iyicwa rya Stefano. Mwumve yuko yari umuntu wagize amateka mabi cyangwa se wagize ishyaka ribi ryo kurwanya Imana cyangwa se ryo kurwanya Kristo. Ariko mu gihe gikwiye Imana iramwereka, ndetse muribuka mu by'ukuri yuko Kristo yamufashe ajya mu murimo mubi n'ubundi wo kutoteza abana b'Imana. Icyo gihe amuhindurira icyerekezo, amwereka yuko ubuzima bwe bwiza buri muri Kristo Yesu. Imana yacu nishimye. Umuntu wari umeze nka Pawulo arahinduka, atangira kuvuga ubutumwa hose, abwiriza amatorero atandukanye. Iri ni itorero rimwe rero yandikiye, ari itorero ry'i Roma. Yagiye yandikira n'andi matorero, itorero ry'Abikorinto, Abefeso, yagiye yandika amabaruwa menshi ku matorero atandukanye yagiye ashinga. Uyu rero arandika mu gice cya 8 aravuga ngo nuko rero noneho abari muri Kristo Yesu nta teka bazacirwaho. Imana yacu nishimye. Nimo soma kino gice narebye uburyo ki umuntu wari umeze gutyo tumaze kuvugaho, wagize amateka mabi, yongera akagira indi mibereho, yongera akagira irindi yereko, yongera akagira ubundi buryo bwo kureba, yongera akagira ikindi cyizere, yongera akagira uburyo noneho bw'ibyo ahamya cyangwa se igitsikamutima, avuga ngo ubu noneho nabonye Kristo ahindura, ubu nabonye Kristo ari we mibereho yanjye, uyu nabonye ari bwo bugingo bwanjye. Imana yacu nishimye. Pawulo aranezeza, ari mu byitegererezo byiza by'abizera nigiraho byinshi muri Bibiliya, kuko ni umuntu wagaragaje ko guhinduka bishoboka. Imana yacu tugirire neza. Guhinduka birashoboka. Nahinduka, nawe wahinduka, guhinduka birashoboka. Imana yacu nishimye. Hepfo dusome mu wa 2 haranditse ngo kuko itegeko ry'umwuka w'ubugingo bwo muri Kristo Yesu ryambatuye ububata bw'itegeko ry'ibyaha n'urupfu, kuko iby'amategeko yananiwe gukora kubw'intege nke za kamere yacu, Imana yabishoje ubwo yatumaga umwana wayo afite ishusho ya kamere y'ibyaha kuba igitambo cy'ibyaha, icira ibyaha bya kamereho iteka, kugira ngo gukiranuka kw'amategeko gusohozwe muri twe, abadakurikiza ibya kamere y'umubiri ahubwo bakurikiza iby'umwuka. Imana yacu nishimye. Uyu ni Pawulo rero. Ndashaka kubabwira ngo natwe rero nk'abakristo ibi birashoboka. Ushobora kuba waraginyuze mu bihe bigoye, ushobora kuba warabayeho ubuzima budashimisha Imana, ubuzima budahimbaza Imana, ubuzima butaramya Imana,
ariko guhinduka birashoboka, ariko gukorera Imana birashoboka, kugenda nayo birashoboka, kugira ibihamya bishyashya birashoboka. Uyu munsi ijambo nifuza ko tukoraho meditation n'amugoroba aravuga ngo imibereho, twongeye dutegeze ko imibereho ikwiriye abihari, imbere ikwiriye abakristo, imbere ikwiriye abana b'Imana. Imana yacu nishimye. Aravuga ngo nuko rero noneho abari muri Kristo Yesu nta teka bazacirwaho. Uyu munsi ndifuza kubaha ino granti Kristo Yesu yaduhaye, ntabwo ari akanyabugabo kavuye kuri njyewe, ahubwo ni ijambo Imana ituganirije mu mugoroba. Wowe nanjye nitwizera tugakomera ku mwami Yesu, azatugirira neza, azaduha gutsinda, azatuneshereza, azabana natwe, azadukomeza, kuko kuri we ibintu byose birashoboka, kandi muri we harimo gutabarwa, muri we harimo gukomera, muri we hariho kudacirwaho iteka. Imana yacu nishimye. Mbese ubu ngubu uhagaze hehe? Mbese mugenzi wanjye uyu munsi ibyiringiro byawe ni ibihe? Ese ubu ngubu ahantu uri wumva nawe uri mu cyiciro gikwiye cy'abaragwa b'iby'ubwami? Wumva Kristo Yesu aje uyu munsi nawe uri mu baraganwa nawe? Imana yacu tugirire neza. Uyu munsi ndakubwira nanjye nibwira, twisuzume turebe ko turi abaragwa, turebe ko turi muri abo bantu bazaragwa iby'ubwami bw'Imana. Imana yacu nishimwe. Iri jambo nifuje ko dukora meditation, nubona kandi ukomeza usome kugera hepfo, urakomeza wumve ufashijwe n'ijambo rikomeye Paul yavuze ati dukizwa n'ubuntu, kandi Kristo Yesu yadupfiriye adukiza icyaha, adukiza ububata. Imana yacu tugirire neza. Uyu munsi umwemerera gukiza ububata, nanjye mwemerere akureho cyangwa se ankize ibitagenda neza muri njyewe. Imana yacu nishimwe. Igenzo nanjye nigenzure, twese duharanire kwezwa nawe ku bwa Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Reka dufatanye dusenge dusoza. Turagushimiye Imana nziza ko ugira neza, tugushimiye ineza yawe itarondoreka, turagusabye ngo ukomeze kubana natwe ibyo dukora, kandi turagusabye ngo buri muntu wese ugushaka Mana akubone, kandi nawe abo muragwa by'ubwami bwawe, ku bwa Yesu Kristo umwami wacu. Amen.